ibintu we, mbega amahano, mbega ishyano, ibi bintu kafi bibonye, kafi bibonye abo basifuzi usibye kubahagarika yanabafunga, ishyano ricitse umurizo, babaza induro ku manywa. nawe ubwawe nawe uziyakira kuko ntabwo ari byo wakabaye uvuga twabaye ngo Bugesera yadutsinze ariko iratura uri kumva tugataha ubabareye wa mugari kumwe mujya mubyita abanyamakuru mu maradiyo tubibona Rayon Sport nayo ivuye mu kibuga none ahangaha niyo mpamvu mwumva abafana bakomeza kwitotomba cyane n'ubundi bayisaba kuba yasohoka. ubu ngubu bakaba bishimiye ko Rayon Sport yabo ivuye mu kibuga. ndabona n'ikipe ya Bugesera ariyo ihagaze mu kibuga yonyine yakoze uruziga irimo irabiganiraho. ikindi n'abandi bari mu kibuga ni abasifuzi hamwe na bashobora no kuba bayazana bashobora kuba banayazana igihe cyose umuntu ashaka guteza umutekano muke ntabwo yawuteza. murakaza neza ku Tundi Sport TV, ikinyamakuru cyawe cya buri munsi kuri Ruhago Nyarwanda, aho ukuri, impaka n'ubuke babihurira. APR FC, Rayon Sport, Gasogi, Mukura n'izindi ntitubogama, turasesengura. Utundi Sport TV, umunezero wacu. turabashishikariza kukigiramo uruhare ndetse tukajya tuganira muri komenti twungurana ibitekerezo n'ibindi byose twakwifuza kuganira. nimba uri mushya hano wakora subscribe, wakora share kugira ngo n'abandi bakurikirane iki kiganiro. ni iby'agaciro mwe mwese mukomeje kuduha umwanya mukaba muri hano muri iki kiganiro Utundi Sport. tubahaye ikaze kandi tubashishikariza kugira ngo mukomeze mukigiremo uruhare, mwandika komenti, musharinga kugira ngo bigere ku bantu benshi. muhawe ikaze rero. ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyabaye ku munsi w'ejo ku itariki 17 mu Bugesera. turareba uko byatangiye, se byahereye hehe. turifashisha ibaruwa Rayon Sport yandikiye Ferwafa, baha n'ibaruwa Ferwafa nayo yashubije Rayon Sport. hanyuma dukomeze turebera hamwe ikibazo muri rusange uko byagiye bigenda. turabacishirizamo amavideo yagiyaga afatwa kuri stade ya Bugesera, turebere hamwe tunaganire turebe uko ibintu byagiye bigenda. ese amategeko yo arateganya iki? ese mwe murabyumva mute? muhawe ikaze muri iki kiganiro. TV ahangaha twamaze kwinjira muri stade hano i Bugesera, hagiye kubera umupira wa Bugesera na Rayon Sport. murabona uko abafana bari kugenda binjira. ahangaha turi rero ni muri wa mwanya wishyura ibihumbi 2,000. hakurya nk'uko mubabona hasigaye ni 5. murabona uko abafana bakomeza kugenda bitabira uno mukino. turabashishikariza gukora subscribe kugira ngo muze gukomeza gukurikirana uno mukino akantu kandi 5/5. tutabatindiye rero reka duhere ku ibaruwa. nk'uko nahoze mbibabwira, ndagira ngo iki kibazo tugihere mu mizi, turebe ibintu byatangiye gute, se byagendaga gute kugira ngo birinde bigeraho bigeze ubu ngubu. tunasesengurira hamwe tureba ese ni bande bafite amakosa, ni bande twagerekaho ibi bintu byose byagiye biba ku munsi w'ejo. reka rero duhere ku ibaruwa ya Rayon Sport yandikiye Ferwafa. hananditse ngo impamvu gusaba kwitwararika no kwitonda mu kugena abasifuzi b'umukino Bugesera FC via Rayon Sport FC. bwana munyamabanga mukuru, tubandikiye tugira ngo tubagezeho icyifuzo cyacu nk'ubuyobozi bwa Association Rayon Sport kijyanye no gusaba kwitwararika no kwigengesera mu kugena abasifuzi bazayobora uhuza Bugesera FC na Rayon Sport FC uteganyijwe ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu 2025. uwo mukino ubarizwa mu cyiciro cya nyuma cya shampiyona, aho hasigaye imikino 3 gusa. igomba kugena ikipe
izaguma ku gikombe cya shampiyona cy'umwaka w'ibihumbi 2024-2025. Hanamenyekana izizamanuka. Buri mukino muri iki cyiciro urakomeye kandi ushobora kugira uruhare runini mu isozwa rya shampiyona. Ni muri urwo rwego dusaba ko mu kugena abasifuzi bazayobora uno mukino hazajyamo ubushishozi buhagije. Turifuza ko hashyirwaho abasifuzi mpuzamahanga bafite uburambe n'ubushobozi buhagije mu kuyobora imikino ikomeye kandi bubahwa n'impande zombi. Twifashishije ingero zabaye mu minsi yashize mu rwego rwo kubaka ubushobozi ku byifuzo byacu. Ku itariki ya 8 Ugushyingo 2024, ikipe ya Vision FC yabagejejeho akarengane yahuye nako mu mukino wasifuwe na Eric Dushimimana, Eric Mugabo na Munyangoga Apollinaire, aho hagaragajwe imisifurire idahwitse nyuma isaba ko umusifuzi Eric Dushimimana atongera kuyisifura. Icyo kibazo kugeza ubu nta gikozweho. Ku wa 12 Gicurasi 2025, Vision FC yongeye gutanga ikirego kijyanye n'akarengane yahuye nako mu mukino wayihuje na Marine FC kuri stade ya Rubavu wasifuwe na Ngabo Isonga Patrick, Maniragaba Valerie na Ruhumuriza Justin, aho hagaragajwe imyitwarire idahwitse n'amakosa atandukanye ku rwego rw'imisifurire. Bwana Munyamabanga Mukuru, dushingiye ku mahame y'imicungire myiza n'amarushanwa no kurinda icyubahiro cya shampiyona yacu, turabasaba ko Ferwafa ireba ku buryo andi mashyirahamwe nka CAF ndetse n'amashyirahamwe yo ku yindi migabane yitwara mu mikino ikomeye, aho bashyiraho abasifuzi b'inararibonye bitewe n'uburemere bw'umukino. Ibi bituma abakinnyi, abafana n'amakipe bagira icyizere ku bipimo by'ubutabera n'imicungire y'umukino. Iyo ni ibaruwa Rayon Sport yandikiye Ferwafa yisaba kuba yashishoza mu kugena abasifuzi bazasifura uno mukino. Tubibutsa ko iyi baruwa yayanditse mbere y'iminsi 2 kugira ngo uwo mukino utangire. Ferwafa rero nayo turaza kureba ibaruwa yasubije uko yasubije ino baruwa ya Rayon Sport, tubirebere hamwe hanyuma tugire ubusesenguzi bukeya tubikoraho, tuvuge tutese habayemo gushishoza koko cyangwa se hari ibyirengagijwe. Dukurikijeho ibaruwa Ferwafa yasubije Rayon Sport, handitse: Bwana Perezida wa Rayon Sport Kigali Rwanda, impamvu igisubizo ku ibaruwa yanyu. Bwana Perezida, dushingiye ku ibaruwa mwatwandikiye ku itariki ya 16 idusaba kwitwararika no kwitonda mu kugena abasifuzi b'umukino Bugesera FC na Rayon Sport FC, turabamenyesha ko igihe shampiyona igezemo tukizi kandi twibukiranya neza n'ubushishozi, dukurikirana neza n'ubushishozi. Dushingiye kuba nta kipe yemerewe gusaba abasifuzi, turabasaba gutuza mu mikino isigaye kuko tutazakomeza kubaha abasifuzi babishoboye kandi bafite uburambe. Mugira amahoro. Adolphe Kalisa niwe wasinye ino baruwa, umunyamabanga mukuru wa Federasiyo y'u Rwanda. Aha rero murumva uko Federasiyo yo yasubije ko ibintu izakomeza kubikurikirana mu bushishozi kandi ko rwose nta kibazo Rayon Sport yagakwiye kugira ku bijyanye n'imisifurire. Aha rero ndagira ngo tugaruke kuri iriya baruwa ya Rayon Sport, aho tugaruka ku musifuzi bayihaye n'ubundi icyo Rayon Sport yo yari yabivuzeho n'uburyo Rayon Sport yavuze kuri uwo musifuzi bayihaye. Urabona ko hano bayihaye umusifuzi yari yavuze ko ku itariki ya 12 Gicurasi
2025 Vision FC yongeye gutanga ikirego kijyanye n'akarengane yahuye nako mu mukino wayihuje na Marine FC kuri stade ya Rubavu wasifuwe na Ngaboyisonga Patrick. Uyu n'ubundi niwe bagaruye ku mukino wa Rayon Sport, kandi hano biragaragara ko Rayon Sport yari yagaragaje impungenge kuri aba basifuzi. Uyu mukino wasifuwe na Ngaboyisonga Patrick, Maniragaba Valerie na Ruhumuriza Justin. Urabona ko hano bari bavuze ko bafite impungenge zabo basifuzi uburyo bazitwara mu gihe hagiye hagaragara izindi kese bagiye baregwaho muri Ferwafa, kandi imyitwarire yabo ikaba itarigiye ihwitse, yari ifite amakemwa. Ubwo rero hagati aho ngaho tukiri kuri aya mabaruwa yombi, wowe urabyumva ute? Ese urabona Rayon Sport yari ifite uburenganzira bwo kuba yabwira Ferwafa ko yahindurirwa abasifuzi, cyangwa se Ferwafa urabona ko ibyo yakoze byaba bishyize mu gaciro? Reka rero ntabatindiye dukomeze turebere hamwe ibindi bintu byagiye bikurikirana kugeza ubwo habayeho aya makosa akomeye cyane ku kibuga cya Bugesera. Tunanyarukirayo turebe uko byagiye bigenda. Ese byagenze bite kugira ngo izo mvururu zivuke? Byari bigenze gute? Ese koko haba harimo amakosa bitewe n'umusifuzi, cyangwa hari ikindi kintu cyaba cyarabaye? Aha rero reka tubanze tubacishirizemo muri make uko umwuka wari umeze kuri stade mbere y'uko umukino utangira. Aha hari mu masaha y'amasaa 8 n'indi minota mbere y'uko umukino nyirizina utangira ku isaha y'isaa 9. Nk'uko mukomeza kubibona rero, iki gihande turimo, iki gihande kitariho intebe, aha abafana binjiriye ari ku 2,000 kuri ino stade, niho haturutse imvururu ku buryo bagiye bafata mabuye yari arimo hano muri ibi byatsi bakagenda bayatera mu kibuga. Aha ngaha rero turaza gukomeza turebera hamwe ni gute umutoza wa perezida wa Bugesera yavuze ko amabuye bayinjiranye muri stade, kandi namwe muri kwirebera hano ukuntu hameze. Ese ho hashobora kuba nta mabuye arimo, cyangwa se turebe nimba koko ibyo bintu byaba avuga ari ukuri ko abafana baba barinjije amabuye kuri stade ya Bugesera. Tukiri kuri iyi video rero, impamvu nyitindijemo ikamara umwanya ungana gutya ni ukubera ko ireta ikurikirwa n'indi video ya interview ubwo perezida wa Bugesera yari arimo avuga, hanyuma namwe murebe ese ibyo bintu yavugaga koko ni ukuri. Ese ni iyihe mpamvu yatumye avuga gutyo, cyangwa se we abibona gutyo mu bushishozi bwe cyangwa mu bushobozi bwe afite? Ibyo nabyo reka nshyireho video tunayisesengura turebe yavuze iki ku bijyanye n'amabuye yatewe mu kibuga. Ibyo bakoresheje ntabwo ari ibintu hariya cyangwa ibihari. Amabuye bashobora no kuba bayazana, bashobora kuba banayazana. Igihe cyose umuntu ashaka guteza umutekano muke ntabwo yabona impamvu yawuteza, yaba ari abafana, yaba ari abayobozi, yaba ari buri wese, kugira ngo mu Rwanda turabizi ko umutekano ari ikintu tugomba kubaha. Nguko rero murumva ko we abyivugiye ko ahantu abafana bari rwose hari umutekano uhagije, hari isuku, ku buryo wenda ko we arashinja abafana ba Rayon Sport ko aribo bashatse guteza umutekano muke, bakaba bagendanye n'amabuye yo kuza guteza uwo mutekano mukeya. Hagati aho rero tukibaza ko hari naho yavuze ko polisi yari ihari, kandi koko nta muntu winjira muri stade adasatswe. Ukibaza nimba icyo kibazo nacyo na polisi hari ukuntu wenda yavuga ko nabo yo yagizeho uburangare, ku buryo hari abafana bamwe bagiye batwara ayo mabuye kuri icyo kibuga kugira ngo babashe kuza
guteza uwo mutekano mukeya. Ese wowe ibi bintu urabyumva ute, urabibona ute? Tukiri kuri uyu mugabo perezida, nyakubahwa perezida wa Bugesera, yavuze ko bamubajije ikibazo bamubaza batese ko biri kuvugwa ko bashobora gutangira umukino, mugatangira umukino cyangwa se mugakomereza ku munota wari ugezweho. Urabivugaho iki, urabibona ute? We yanzu yavuga ko mu gihe bawutangira Rayon Sport yakwikomereza abo batakina nabo, ariko mu gihe bakomereza umukino aho wari ugeze kandi n'abafana ntibemererwe kwinjiramo, ati ibyo ngibyo rwose baba bari tayari gukina na Bugesera. Hagati aho rero reka twinjire muri ako kavuyo kagiye kaba muri abo bafana ba Rayon Sport, tubacishirizeho amafoto, amashusho amwe n'amwe uko ibintu byagiye bigenda. Abafana ba Rayon Sport bagiye bahura n'ihungabana, bari hariya, abandi barize, byose namwe murabyirebera, hanyuma dukomeze kugenda tugira ibyo tuganiraho muri iki kiganiro. Umukino ko bitwararika kandi bakarangwa n'ushishozi ku byemezo bagiye gufata. Ku ruhande rwa Rayon Sport rero yari yanagaragaje impungenge ku misifure mbere y'umukino, aho umvumure ati nta ntambara yantera ubwoba. Ibintu ntabwo byoroshye hano, ntabwo byoroshye rwose hano, ni ibintu bikomeye cyane.
ntabwo bibaho yumva ko bareka situmukunda n'igisamba n'umugurube tukanye tunanga ntabwo twagera ku musinga ageze ku musinga ari amazi bajya kumena kuki batajya Rayon Sport nayo ivuye mu kibuga none ahangaha niyo mpamvu mwumva abafana bakomeza kwitotomba cyane n'ubundi bayisaba kuba yasohoka ubu ngubu bakaba bishimye ko Rayon Sport yabo ivuye mu kibuga. Ndabona n'ikipe ya Bugesera ariyo ihagaze mu kibuga yonyine yakoze uruziga irimo irabiganiraho. Ikindi n'abandi bari mu kibuga ni abasifuzi hamwe n'abashinzwe umutekano nibo bari mu kibuga hano. Ibintu byahimbaye ibindi hano kuri stade ya Bugesera ni ibibazo cyane bikomeye cyane, umusifuzi bamumenesha bamuteye amabuye, byabaye ibindi hano barimo bararirimba ngo kamarade. Iyumvire nawe uyu mureyo ibyo ari kuririmba.
mubanye ko abareba bitonda barababiga bakigendera fana turabemera ijana ku ijana turabemera fana nabwira umwana wanjye ngo njya muri futuboro ntabwo ariyo yinshaka kureba ndashaka kureba futuboro iriya yindi ya 2009 aperite ba Rere Sempre ifite ba Kabange Rayon Sport yari ifite abakinnyi barimo Kanombe atera kufura diregite mu izamu muri surface ikajya mu izamu iyo niyo futuboro nta maguyi yari irimo iyi futuboro turi kureba ni ya futuboro ukura umuntu hehe ahantu hatazwi ukagira ngo uguze umukinnyi umuzanye i Nyarugenge waje gushimisha abantu mu Rwanda ahubwo bikarangira uzamugerekaho izindi miliyoni utanga ibintu biri nka ruswa twakita ruswa yacuye mu Rwanda mugira ngo abotsinde ngo gotsinde uwo mukinnyi ntago ari umukinnyi uwo ntago ari umwataka uwo iyo ntago ari football ntago ari dukeneye icyo nabwira Muvunyi na Perezida Tadeyo ndabakunda chance deni wanje nubaha gacinya pro super nkunda umusaza igihozo supermarket ndagije ibace bari bayifite mu biganza kuko barakoze byose bishoboka icyo mvuga gukora ntago ari ukuvuga ngo bagende ngo bace hirya no hino icyo mbabwira cyo rero iyi football iyi championa niba bafite ubushobozi bakoze byose bishoboka niberekere APR yitwara urashyira ngo ubarekere aho ngaho ibyo gukina babihagarika nibabe APR yitwara match ya Bugesera ntibazayisubiremo imikino ibiri isigaye ya Vision na Gorilla tuzakina izindi niba ari forfait tuyirye bijye mu butabera bigaragarira amaso y'abantu utasinze bigeze muri CAF na FIFA sinzi cyakurikira hari bagenzi bawe bavugaga ngo ikiruta bareka Rayon Sport ijya gukina shampiyona yo hanze niba mu Rwanda byanze abo bantu ufatikanyije nabo cyangwa ubundi badukwe iyi shampiyona ntabwo turi ku rwego ntabwo turi kuri level gukina shampiyona y'u Rwanda shampiyona y'u Rwanda ni amateka twajya za mamelodi twa muri South Africa ko dukina shampiyona hantu hari football iryoshye nta bintu byo kuza kureba muri sudire nk'ibi ngibi ibintu by'umwanda nk'ibi muri shampiyona yacu Nyamasheke reka tugushimire urakoze cyane ntabwo mbyumva njyewe urakoze cyane Nyamasheke urakoze cyane ihangane wariye byinshi cyane ariko umunsi umwe uzabiruka yewe ruhanya bizakuzamu yewe ruhanya bizakuzamu yewe se papa uzaseba umunsi umwe uzaseba yewe ruhanya bizakuzamu yewe biruhanya barateguye
utangariza abafana ba Rayon Sports n'abakunzi ba Rayon Sports muri rusange ubutumwa wabagendera n'abakunzi ba ruhago hano mu Rwanda. urabibona ko mba naje niteguye ahantu hose urabibona nawe ariko sinishimye nta nubwo mbabaye ikintu cya mbere kinshimishije ni uko umutima wanjye ukorana n'abakinnyi banjye ubundi iyo umugabo aje kuba mu rugo umugabo wawe nta ruhare bifitemo wowe n'umugore wawe mujya hamwe mukarwanya igisambo bashatse kutwiba bakoresheje amafaranga ariko twe twavumbuye neza bari kutwiba batangiye no kutwiba cyane no tuvumbura ubusambo twebwe niyo mpamvu twebwe twavuye mu kibuga ibisambo byafashwe duhita turangiza amace iyo ubundi iyo amakuru yagaragaye icya mbere ni amakuru ikintu nahereza abakunzi ba siporo nabaha n'ubutumwa iyi mace tuje gukina cyangwa tuje bashatse kudukoresha nk'agakomedi banciye na ya kipe uzi nawe bakina komedi bijyanisha ariko twebwe twebwe turi mu gikombe cya shampiyona nta komedi dukina iyo dushaka turi gukina komedi tujya ku mayutubi tukajya mu ahantu hose tukikina. None se muri rusange wowe ni iki wumva wasaba nka Ferwafa muri rusange? Ferwafa nta kintu bisaba ahubwo njyewe ndasaba twirukane Ferwafa uriya muvandimwe we sinshaka no gukomeza kumuvuga ndi kumuvuga nkahita numva njyewe no kuko yambabaje uriya muvandimwe yewe keretse naduhuye tukaganira nkamubaza ikintu yateguye muri ubu buzima kuko twebwe ibasa kugira ngo babaze abareba yabo Ferwafa twayisabye ko uriya musifuzi turamukeneye subiza uriya musifuzi twamwamaganye kuva kera turamwamagana n'iyi saha bakimutuzanamo ubuzima bwose jewe Ferwafa n'uriya muvandimwe akanya nongeye kuvuga kuko njyewe ntabwo nkeneye kumuvuga muvuze yambihiriza byera ko njye kwigura byera jewe ndabeguje bose FIFA nayo ibinjiremo na Muzehe nawe abizemo ko akunda football niyumva neza yuko nibashaka zaduteremaga ariko igikombe nabivuze na kare hose bazagihereze APR kijyane hehe yego kijyane yego kijyane ishoroti kijyane ibyayo wowe muri uko wabibonye nuko ubyumva wowe ni iki wumva nuwe butumwa bwa nyuma wagenera abafana cyangwa se abakunzi? Ni iki wagenera abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange? cyo nagenera abakunzi b'umupira w'amaguru uko twahohotewe bose babireba ikindi cya kabiri igihe harimo ubujura nk'ubu ngubu bakina n'amarangamutima y'abareyo natwe byatubabaje icyo nsaba perezida wa repubulika y'u Rwanda nuko yiyamye abantu bita umupira w'amaguru akiyama abantu barya ruswa nahaguruka tureberere kuko twebwe ntacyo dufite cyo kuvuga kuko turi insina ngufi icibwaho urukoma perezida wa repubulika Kagame nahaguruka ze aturwanirire kuko niwe dutuye ibi bibazo byose bitubayeho zawadi amare ntabwo nyenewe sindi insina ngufiya nta nubwo nireba karima abanyamo reka twumve n'uyu mujene nawe icyo nawe ubivugaho. Ni ukuvuga ngo ukurikije ibyo wabonye n'ibyo ubonye hariya ku kibuga urabivugaho iki? Duha amakuru makeya uko byakiriye n'uko ubibona. uko byagenda kose umusizi irabyina gake ko mu rusengero itari bwinshi nta jambo ugira. Yego niba Rayon Sports ari ikipe yo gutanga amanota ntabwo tubizi nta kibazo tuzakomeza dukine mpaka niba twireke twe tujye mu myuka yabo cyo kora njye cyo navuga kimwe umupira ni bari gukina wa musaza umupira niba uri gukina nateze mutasha kugira ngo ngere hano kumva waturutse amazina? yitwa Emmanuel Gakwenda. Yego
impagaturiye ntirangiye ntabwo mbizi. Ikindi ibi bintu byo mu Rwanda njyewe ntabwo sinzi icyo nabivuga, ariko umupira ni iki cya nyuma wasaba abakunzi b'umupira w'amaguru? nicyo nasaba abakunzi b'umupira no kwiyakira. Murakoze. Kwiyakira kuko nawe ubwawe nawe uziyakira, kuko ntabwo ari ibyo wakabaye uvuga. Twabaye tuvuga ngo Bugesera iradutsinze ariko iraturusha, uri kumva? Tugataha ubabareye wa mugani kumwe mujya mubyita abanyamakuru mu maradiyo, tugataha byose umupira turawubonye. Ejo nibawusubizaho njyewe nzatega moto 5 uze kureba iminota 40. Murakoze. nk'uko rero mumaze kugenda mukurikirana uko umwuka wari umeze kuri stade ya Bugesera, hari hamaze guhagarikwa umukino wahuzaga Bugesera Football Club na Rayon Sport. Turakomeza dutere ijisho ese muri Minisiteri ya Siporo ho haravugwa iki. Hano harimo nyakubahwa Neri Mukanzayire kuri X ye cyangwa se ni Twitter hariho amagambo avuga ati mwiriwe neza, hari amakuru twakomeje kubona ajyanye n'umukino wahuje Rayon Sport na Bugesera FC, cyane cyane imvururu zahabaye. Tukaba twibutsa abakunzi ba ruhago ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya siporo itemewe kandi ihanwa n'amategeko. Akomeza hasi nanone avuga ati ibijyanye n'uko umukino wagenze n'ibyo amakipe yaba afitemo ingingimira, hari inzego ziteganywa n'amategeko bigomba kunyuramo muri Ferwafa no muri Rwanda League bigahabwa umurongo. Natwe nka Rwanda Sport mu nshingano dufite no mu buryo dukorana n'izindi nzego tuzabikurikirana. Ni kuri Twitter ye aho yagiye avuga ko ibyo bibazo nabo babimenye kandi ayo makuru yagiye abageraho. Ikindi turareba ese mu itegeko rya FIFA byoho bavuga iki ukurikije amategeko yo uko abibona. Reka naho tunyaruke turebe uko amategeko icyo abivugaho. Bakunzi bacu rero dukomeza tubabwira ko amategeko ya FIFA icyo ateganya nta kindi nuko ikipe yateje ibyo bibazo ahanini ariyo igenda ihanwa, niyo bahengamiraho mu guhanwa ndetse n'abo bafana, ariko ntago exactement nk'uko izi mvururu zatangiye nuko byagenze rwose ntago iryo tegeko ribisobanura neza. Ubwo ndibaza ko Ferwafa iyo izabibona mu yindi ndorerwamo cyangwa se bafite ubundi buryo ukuntu bazagena ibizakurikiraho nyuma y'iyi myanzuro yabo bazaba bafashe. Rero mu gusoza iki kiganiro cyacu ndagira ngo nze kubumvisha n'amajwi no kuri Radio Rwanda uko byari bimeze. Twumve se Rugangura Excel we yabibonye ate muri ako kanya yari ari kuri stade, yabivuzeho iki? Reka nabyo tugende dukurikirana mwumve akantu ku kandi ukuntu ibintu byari byifashe muri ako kanya. Najyo mu ijoro abantu baravuga ngo abanyamakuru ngo bavuga ngo imisifurire ngo barakritika iyi match nyetsatsi nanayisoreza hano. Mbega ibintu we, mbega amahano, mbega ishano, ibi bintu kafi bibonye abo basifuzi usibye kubahagarika yanabafunga ishano ricitse umurizo babaza induro ku manywa. Nguko rero uko ibintu byari byifashe ku munsi w'ejo, ngira ngo mukomeje kugenda namwe mugira andi makuru menshi mugenda mubona, kandi tubararikira no kuzakomeza kugenda mudukurikirana, mutibagirwa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu makuru yandi meza akurikira. Mwakoze rero muraba gushimwa kandi muraba agaciro kuri Utundi Sport TV. Naho ubutaha, ciao ciao. Mu kibuga amatara yaratose haraka, duhagurukiye rimwe turavuga korera tudatinya ikundiro. Rayon uyu munsi wa Rayon
cyane amajwi tuyasendere ubumwe bwacu turaririmba twese dufatanye rayo ni wowe dukunda ndayindi kipe yaza ku mutima rayo rayo uyu munsi warayo twaje twese twaje gutsinda rayo rayo ubururu n'umweru mu kirere abafana twese turi kumwe ibendera riratumbagira mu kirere umupira uraka intsinzi iravuga rayo rayo uyu munsi warayo twaje twese twaje gutsinda rayo